Ni inzu imaze imyaka 10 yubatswe hafi y'urwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Rafayeli hagamijwe gucumbikira abarezi baho. Gusa kuri ubu irafunze, imbuga yabaye ikinani, ibirahuri bimwe byaramenetse n'ibindi bimenyetso byo kwangirika bigaragaza ko imaze igihe idakoreshwa. Abahaturiye bavuga ko itageze ku ntego yayo. Nyuma iza kuza kubamo abarimu bo muri sociale, ntago nzi ukuntu byagenze, hanyuma nabo baza kubakuramo. Aha rubanza barifuzaga ko abarimu bayigenewe bari bayibamo, ariko mu bigaragara hashize igihe kinini idakoreshwa. Ishaka kuba iri kumara nk'umwaka n'igice cyangwa se 2 idakora, kuko umuntu araritambuka, uwo ari we wese utambutse arayireba akayibazaho, akabona ari ikibazo. Barasaba ko uyu mutungo wa leta urimo gupfa ubusa wabyazwa umusaruro mu bundi buryo. Sinzi impamvu batareka ngo ibyazwe umusaruro, noneho ikoreshwe aho kugira ngo umutungo upfe ubusa. Sange nyine abajura bari kuza kwiba ibirahuri, urabona ibikoni umuyaga warabitwaye, byaraguye mu nzu imbere hamezemo ibyatsi, urabona nayo ubwayizengurutswe n'ikinani, ariko iramutse iri gukoreshwa ntabwo byagenda kuriya. Icyo twasaba nuko bashyira nk'iriro abana bato bakahigira, byaba ngombwa bakaje banabatekera, kuko hari n'ibyiko n'amabati yarahari. Ko nubwo wenda hatakorerwa mirerero, nibura iranze ivuguruwe ikitabwaho na bira bikoni bakabikora neza, iriya nzu yagira umusaruro. Nubwo hatabamo abo bana, hari n'abandi bantu runaka banacumbikamo, kuko urukureba ko yegereye ikigo c'amashuri, hari n'abandi b'abakozi ba leta bashobora no gucumbikamo, ikabyazwa umusaruro. Icyakora iyi nzu izavugururwa muri uyu mwaka w'ingengo y'imari kugira ngo ikoreshwe icyo yubakiwe, kuko bisobanurwa na Kabarisa Salomo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rambura. Iriya nzu yubatswe mu mwaka w'ibihumbi 2011, ariko iza kutuzura nk'uko biteganywa. Abarimu baza kuyituramo, biza kugaragara ko itameze neza, baza kuyivamo. Ariko twakoze ubuvugizi, Prodevi yarakozwe n'umukozi ushinzwe ibikorwa remezo, twandikira akarere batwemera ko iriya nzu izavugururwa muri uno mwaka nk'uko twabivuganye n'ubuyobozi bw'akarere. Tukaba twarakoze n'ibyo badusabye, ibisabwa byose kugira ngo ivugururwe. Iraza kuvugururwa bitarenze muri uku kwezi kwa 8, ku buryo mu kwezi kwa 9 abazayikoresha icyo yagenewe. Iyi nzu yari yubakiwe kuba icumbi ry'abarezi mu murenge wa Rambura, biteganyijwe ko izavugururwa itwaye yagera kuri miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Patience Ishimwe, mu karere ka Nyabihu.